umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Haleluya. Ndagusuje kandi ngo wahe ikaze wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana muri aka kanya. Yesu aguhe umugisha, Yesu akurwanirire, Yesu akwiteho, umwami w'abami yongera kugarukeho rwose. Ntabwo nzi ibyo uri gucamo, ntabwo nzi ibibazo ufite, ariko nje kukubwira ko Yesu agukunda. Nje kukubwira nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona bikugoye, Kristo aragukunda, kubera ko yemeye kuza mu isi. Aza mu isi avuye mu gihugu cyo mu ijuru. Kristo yari abayeho neza, Kristo yari afite byose yifuza mu buzima bwe. Ni umwana w'Imana isumba byose, ntago ari umwana w'umuntu. Ndagira ngo nkwibutse ko no mu isi umubyeyi ufite umwana umwe aramutetesha, aramukundwakaza, amuha ibyo ashaka ndetse akagerekaho no kumuha ibya mirenge, akamuha hari n'iby'umwana adakeneye, kubera yuko ni umwana umwe aba areba. Aramureba akumva arishimye, akumva aranyuzwe. Rero Kristo nawe ni muri ubwo buzima yari abayeho, yari umwana w'Imana isumba byose. Noneho Kristo we yari abayeho neza kuruta n'umuntu wese uri mu isi, uko yaba ameze kose, uko yaba akize kose. Kristo yari umwana wo mu gihugu cyo mu ijuru. Arabireba, areba mwene muntu, areba ukuntu tubabajwe, areba ukuntu tubabaye, areba ukuntu tubayeho, arababara, aravuga ngo nakora iki nkacungura umwana w'umuntu? Nakora iki ngo mugirire ibambe? Nakora iki ngo mucungure? Kristo afata umwanzuro, ava mu cyubahiro cyo mu ijuru, aza mu isi, aza gucungura umuntu. Ni ukuri Kristo yarababajwe, Kristo yaratotejwe, Kristo yarakubiswe, Kristo yarashinyaguriwe kugera no mu rupfu agira ngo acungure njye nawe. Ntacyo twatanze, ni ukuri ntitwari no kubona icyo dutanga, usibye ubuntu bw'Imana ishobora byose. Ni ukuri usibye imbabazi n'urukundo Kristo yakoze, nta kindi twe twari kubona dutanga. Umwami w'abami yagize neza rero, umwami w'abami yarakoze kudupfira, umwami w'abami yagize neza kuza ku musaraba w'isoni kugira ngo njye nawe tubabarirwe ibyaha. Twebwe twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, twebwe twari dupfuye, ahari tuba twaribagiranye, ariko umwami w'abami yatugiriye ibambe. Ubu niyo twapfa, ubu niyo twataha kano kanya, dufite icyizere ko tuzazuka, ariko Kristo ataradupfira sinzi ko twari no kuzibuka, ntitwari kuzibukwa rwose. Kristo rero ibyo yarabirebye biramubabaza, aravuga ngo nakora iki ngo cungure umwana w'umuntu? Kristo aremera, aza ku musaraba w'isoni. Kristo aremera, araza, arashinyagurirwa, arakubitwa, arabambwa kugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho. Yagize neza. Natwe reka tumwiture kuva mu byaha, natwe reka tumwiture gukora ibyo yifuza. Yego tukiri mu isi turagowe, tukiri mu isi turananiwe, ariko tugerageza gutera ikirenge mu cya Kristo, nawe aratugirira neza, nawe aradushoboza. Ndakwinginze ngo tufatanye rwose, twinginge Imana idufashe, twongerera imbaraga mu rugendo, turebe ibyaha nk'ikizira, tubirebe, tube ahantu basambanira ariko twe ntidusambane, tube ahantu banywera inzoga ariko twe ntitunywe inzoga, tube ahantu habera ibyaha ariko twebwe kuko twamenye Kristo duhagarare kigabo, tubashe kunesha tudatsinzwe. Nshuti ya Yesu, ntago nzi ibyo uri gucamo muri aka kanya, ahari ushobora kuba ufite ibibazo bikunanije ukumva Kristo yaragutereranye. Ntago Kristo yagutereranye, ahubwo ajya yemera ko bitugeraho. Ni ukuri ndakwinginze, ntuze gucika intege, ntuze kugamburura ku rugamba, winginga Imana igukomeza amaboko, uve ku rugamba udatsinzwe. Haleluya. Ndashaka kukubwira kugira neza kw'Imana. Iyi Mana yatugiriye neza, iyi Mana yaraturwaniriye. Nta mwana w'umuntu wari kwemera kujya ku musaraba w'isoni, kabone na mama wawe wakubyaye, kabone n'inshuti zawe magara, kabone n'abavandimwe bawe, nta muntu wari kujya ku musaraba w'isoni kugira ngo wowe uveho.
Haleluya! Iyi neza ya Kristo yatugiriye ntituzayikeresa, nta nubwo tuzigera tuyifata nk'ibintu bisanzwe, kuko uko tubyibutse bidutera gukunda Imana bundi bushyashya. Kristo yarakoze, Kristo yaraturengeye. Haleluya, haleluya, haleluya! Imana yarakoze, Imana yagize neza. Nimureke twiture Imana kuva mu byaha, kwanga ibyaha, tube mu gihugu kiberamo ibyaha, tube mu isi iberamo ibyaha, ariko twebwe ntidukore ibyaha, ahubwo dutumbire umusaraba, dukunde umusaraba, kuko umusaraba niwe waduhinduranye bazima na Kristo. Haleluya! Kristo yagize neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze twiyeze, tubwire Kristo abe hagati muri twe. Karibu dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu nyiraneza bugacya bukira, uri igiti cy'inganzamarumbo kandi uri Imana ishobora byose, ubereye mwiza, abagutegereje bose nyaguhora ku ngoma. Duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo nyaguhora ku ngoma utuhare ibyaha n'ibicumuro. Twaravuze turacumura ndetse twakoze byinshi byangwa n'amaso yawe, niyo mpamvu duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe ngo utubabarire ibyaha byacu nyaguhora ku ngoma. Ntabwo ari ibyo kwirata, nta byirato birimo papa, ahubwo biducishije bugufi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo utubabarire. Tugiye kumva ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma, ube hagati muri twe, uduhe kuryumva no kuryumvira mwami. Nyaguhora ku ngoma, karibu urukire kubana natwe, dusabye twizeye mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo ukunda cyane, amin. Tugiye gusoma Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13, turagarukira ku wa 14. Ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Haleluya! Kristo aratwibutsa ko ari we wadukijije, aratwibutsa ko yemeye kujya ku musaraba w'isoni, aratwibutsa ko yadukuye mu buretwa bw'umwijima, mu mbaraga z'umwijima. Kristo ari kutwibutsa ko adukunda, ari kutwibutsa ko yadukunze, yemeye kujya ku musaraba w'isoni. N'ubundi ni bya bindi, nshuti ya Yesu, ni bya bindi, nta kindi cyabimuteye, ni urukundo gusa. Aratwibutsa ngo ni ukuri. Dusomye iri jambo njye ndumva narikunze birushijeho, ngo yadukijije ubutware bw'umwijima. Haleluya! Nawe urabizi yadukijije ubutware bw'umwijima, yemeye kujya ku musaraba w'isoni kugira ngo njye nawe tubabarirwe ibyaha byacu, ngo akadukuramo akatujyana mu bwami bw'Imana ishobora. Haleluya! Ndakwinginze ube maso, ndakwinginze ngo wongere wibuke ineza y'Imana, ndakwinginze kugira ngo twinginge Kristo yongera aduhe imbaraga n'ubushobozi, tuneshe ibitugerageza rwose. Nibyo koko dufite ibibazo, nibyo koko rwose dufite amakuba, nibyo koko rwose biraturembeje. Ni ukuri bamwe nta kazi dufite, abandi nta rubyaro, abandi turakomerewe, abandi twabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu, ariko ndagira ngo nkubwire ko Kristo afite ubutware n'ubushobozi bwo gusubiza ibibazo byose twibaza. Yemeye kujya ku musaraba w'isoni kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Ese urumva icyamunanira ari iki? Ese urumva ari iki cyananira Kristo umwami wacu? Ni ukuri tumwinginge, ni ukuri tumunambeho, aratugirira ibambe, araduhindurane mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga, ni ukuri Imana ibe hagati muri twe, itugirire ibambe, kandi Kristo ndakwibutsa ko adukunda mu izina rya Yesu. Data rero tumaze kumva ijambo ryawe, nyaguhora ku ngoma ubane natwe, nyaguhora ku ngoma utugirire ibambe, nyaguhora ku ngoma uduhe kumvira ijambo ryawe nk'uko turisomye. Utwibukije urukundo wadukunze, utwibukije ko wemeye kujya ku musaraba w'isoni ngo kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Warakoze kandi wagize neza, niyo mpamvu nyaguhora ku ngoma tukuhamagaye ngo twongere imbaraga muri uru rugendo ruruhije kandi rurimo inzira z'inzitane. Nyaguhora ku ngoma utuyobore inzira y'ukuri. Mu izina rya Yesu dusabye twizeye.